wi ntabwo ndiyo Makarari ntabwo ndiyo rwose nari manutse kwa Mashyaka Primus nari mfite 3 kandi ntabwo rwose ninye yego nari kwa Mashyaka gushaka amafaranga kugira mbashe kurangura izindi ariko ngwino yego sawa Asina nuko ndujye ngaje kureba filime nuko nasanze uri kuyireba nyine uko nanjye nayirebye nkareba aho yari igereje ariko ntago aricyo cyanza simbona umaze iminsi ushishikara c'ibiti n'amabuye ngo urashaka umugabo ndamushaka nakuboneye igisubizo otyo ngaho zimere hari umupasiteri waje wanyuze mushyashya w'umunyamahanga ra ibyo byurimo uzanye n'abapasiteri indoto zawe se ni pasiteri ushaka urumva ari umupasiteri ukeneye ko nta wundi muntu uzi wandangira arewe ubu nta wundi muntu nabona nakurangira ubundi muntu se muzima w'umusirimu mwamwahuriye he wandangira ko gushaka umbwira ngaho mbwira abapasiteri nta bindi ntegereje kumva Jean Paul hano hirya ntabwo muzi Jean Paul wa mugabo ukorera hano hirya ucuruza ndamuzi uzi ko wirura uriya mugabo uvugishije ukuri uriya mugabo azi gukura uriya mugabo ni inyangamugayo uriya mugabo afite ejo hazaza afite iterambere buretse gatoya uwo mugabo ni urimo kundangira Jean Paul atwaye iki abaye iki Jean Paul ko umugabo ushinguye ko umugabo usa neza mbabaranda kwingenza mbanze mubaze nuko usanze wenda nari makiya nari ntiyitayeho nasa neza nuko uri inshuti yanjye wenda uba waciye amazi mbwije n'ukuri ubwo mbwiye Jean Paul bano kuguca amazi ko ari kuvuga Jean Paul ubwo se umugabo nka Jean Paul ugira ngo umubonye utagize amahirwe Jean Paul ugize amahirwe ukabona umugabo nka Jean Paul uvugishije ukuri n'undi wese wabaza yagushimira Jean Paul kandi urabizi sinakuroha ariko ntago ari Jean Paul nzi wo muri boutique uraho mu Mashyaka Matiri karame yego mani shobora byose urahoma yewe sukiyo ni kera pe Imana ikintishije ubuzima ni ngombwa nebyo hanyuma hari umuntu warumbye hari umugore warumbwiye wa mukecuru subiramo ngo wa mukecuru yicaye mu rugo nta kintu n'iki na kimwe ari gukora none rero wampaye udufaranga nkagenda nkamwegera nkagiwe urabizi ko tumushakaho amakuru noneho nkamugurira kugira ngo akomeze ambwire noneho kubera ko nta kintu na kimwe ari gukora ubwo urashaka nkangahe rero iki amafaranga makiya ni 500 kugira ngo akomeze anywe avuga kandi urabizi ko yafashe Primus imwe aravuga ebyiri aravuga ubwo nanjye rero yewe nishaka nakuvuge nabi ahita avuga amagambo menshi noneho narangiza ntahe nje mitembe kubwi batari byo rwose ibyo bintu nkuko bimbwiye ntacyo ngomba kurenzaho ndumva ahubwo ugeze ku ngingo cyane warambwiye ngo nkushakire amakuru mpereza rero ayo mafaranga ngende mufatisha kiryo ko umuntu warubimbwiye amubonye yicaye ati nari gukora uriya munyagwa wanzungurutse twaba tugize amahirwe wanzungurutse yarakuzonze pe yarakuzonze mana yanjye Imana ikaba inkoreye umuti cyane ariko nyamu
siko Imana yamfashije nkabona narahisemo neza koko ngewe rwose niyama abantu binaha ngaha yego ngewe mba narabiyamye ejo ngo mama Shyaka ngo yambwiye abandi ngo mama Nita ngo yambwiye ngo yavuze ngo nisubire mu byo navuze wirirwa mu birayi mu makara mu mafu bimutumukaho sinzi utuyoga tw'amacya tangazi ni burimo kumbwira none ubicuruje ntago byakubera wiciye muri raduka ntago byakubera wiciye muri ari amangazine ntago byakubera ukamufasha nyine gukora bira akora mu gihe bari gutanga inzoga ukaba uri gutanga ibirayi mu gihe ari gutanga ibirayi ukaba uri gutanga ayo makara mu gihe ari gutanga amakara ukaba uri gutanga umuceri ntago byakubera uriya mugabo ko ari umukozi kwena kwigisha no gukora mugahita mutera imbere byihuse ubundi si ubwo naba mvuye hehe ngiye hehe tujye tuvugisha ukuri ndimo ndahunga umuruho ndimo ndashaka kuva muri ibi bibazo n'imiruho mba afite n'imihate y'iyi si nongere njye kwikomereza kwa Jean Paul naho waba uvuye ntaho waba ugiye uri kwigeranya na Jean Paul jewe winjiza iki saha ngaha Jean Paul ko yinjiza genda y'abakiriya afite izi saha genda y'abantu bariho batonze umurongo uwe hano aho wicara kwinjiza iki ibyo rero ibyo nibyo nanze urumva ariko burya nanjye nta nshuti ngira muri rusisiro muri umudugudu usibye wowe kuko nanga umuntu umbwira ngo garuka uvuga ibyo wavutse reka kuko izo mpamvu rero Imana ikaba yarampujije nawe tukaba twarahuye duhuye ndabona twarahujije urabona ntabishoboye wumvise ibyo nanga nawe numvise ibyo wanga kuko izo mpamvu rero si 5,000 cyane wegenda ukorera akazi akatabuze mu rutoki amakoma amafaranga niki Imana yaraduhereye amafaranga agomba kugukemura ikibazo icyo ari cyo cyose kandi ngo ufite amafaranga ufite byose di rwose ndabeshya cyane rwose hari ugusuzugura babona niyambariye nk'uko nabone nambaye nakenda kanje bakakugirira ishyari umva reka nzajya gushakira cyane ibyo yazana njyewe ngenda nicareyo uzi ko ucimiye ahanjyaga arajya kurangiza izo nzoga sha nayamukuyemo umufite wese urakoze cyane banguka ataragenda yego yawe ngo amakuru nzajya nkubeshye uyampereza nyarye amakuru eko se ari nde wakuruga ari ubwiyemezi gusa sha yazane nyatangirireho n'ejo nzaze nyakubitireho nta soni ahubwo ejo ndazamubwire ama 10 ubu ni 5 10 cyane kareka nta by'amakuru ntago narinze kumfata nk'umuntu uciriritse ariko ubwo urumva ngufata nk'ucitse ko nikubwaje jiwe mve muri iyi miruho nge kuruha ntanga udufutwe ry'itanu sinzi ngo indagara zijana uzi ko bari abakobwa b'ibirara mwirirwa namaze gukwangiza mu mutwe wawe mu bigaragara amaze kwangirika utegereje iki utegereje kuzashaka abafite ibintu wowe ufite iki ahajya ubwo ushaka umugabo ufite amafaranga wowe ufite angahe ushaka umugabo ufite imodoka wowe ufite zingahe ariko ufite ubwiza ubu urandeba ariko mfite ubwiza nicyo gishoro ayiwe kitanahomba nibwo uzataruta reka ko ufite ibintu byayavunikiye wowe ushaka kuvunika mbese ngo uri mwiza ufite ubwiza nawe yagiye yashatse amafaranga kugira ngo abone umugore mwiza nanjye ubwiza rero wabujyana muri butike bakaguha icyo kurya wabujyana muri banki bakaguha inguzanyo ubwo uriteretse ngo ndi mwiza ngo ntegereje umugabo uri gukora amafaranga azayazana nguze kandi ibyo biri kubica nibyo biri kwica abana bari hanze hari ibyo biri kwica abagore n'abakobwa bari hanze kumva ko bazarya ibyo batavunikiye kumva ko bazarya ibyo abagabo bavunikiye gusa mwebwe mukitereka mugatereka amabuno ngo abagabo baraje nibyo nawe urimo Asina nibyo nawe uriho ari uzinduwe n'ubusa waciye ibiti n'amabuye ku busa niba warujuje kumbwira Jean Paul nako nuko sirangiye we ahubwo mbifashe nk'agasuzuguro ubu ndagusuzugura
icyo udakozwa mu gukora utegereje abari gukora ngo bazakuzanire utegereje abari kubaka ubuzima ngo bazakuzanire Digari bavunike babwubaka nyine ningewe Imana yamburesinze kera imereza ubwiza ariko nanuga kabye mbabara undebe igishoro cyawe n'ukuri mwiza abandi nibakore bazane ubundi wicare mu bayoboro numara kubigera mu byo barohiye ubayoboza ubwo bwiza bwawe nukuri wakoze kwikuza nagura yensi kuri bubyemera oya ntagomba kubyemera kuko nanjye ubwo narashatse kubigusa ariko numva naba nkoze icyaha cya kabiri kuko urabizwa nuko atandukanye byari bimeze birumvikana abakirimo wenda ntawamenya wenda baba natekerezaga tunoze urasanga nyirakaye n'iki ntabwo nifuza kongera kumva urakaye ndakubwiza ukuri okay ntabwo nakubwira ntabwo nari ndakaye kuko biri mu bintu byangije umubano wanjye n'abafitanye na boyfriend wanjye kandi byarambabaje cyane ariko nanone ntanagusaba imbabazi maybe inzoga nizo zabinkoresheje ubundi njye nakunda inzoga ariko nyine kiragiye urumva hari igihe uri kumwe n'abantu bikaba ngombwa kuzinywa yego narabibonye ko atari guteye rwose nahise mbibona uriya munsi gusa nanjye ndakubwiza ukuri ko atari kunteye kandi byaranambabaje ibyakubayeho oya nta kibazo n'ubundi se ko byamaze kuba nta kintu twabihinduraho ariko ni nayo mpamvu nabwiye umushuti wawe nyine ngo aduhuze njye nawe yego tuganire abantu bakuru dushake nyine ndahari igihe habonekamo igisubizo yego nifuza gusaba imbabazi mbikuye ku mutima wenda reka mbonereho n'ako kanya nakifuzaga ariko numvaga ntazi aho bizaca gusa gusabye imbabazi mbikuye ku mutima ntabwo ariko nteye rwose tunabyibagirwe rwose umbabarire pe mbikuye ku mutima reka mbonereho kubikubwira kuko wabajyanira kubabarira ko nawe so nanjye singewe sibyo ariko ntakubeshye ntabwo ndura mukobwa ujya mu kabari nkatahana n'abagabo cyangwa nkaryamana n'abagabo nyine ntazi ntabwo ari uriya mukobwa ndure cyane cyane ko ntabwo nubwo nari mperutse kunywa inzoga maybe niyo mpamvu ndabira byangizeho ingaruka ubundi njyewe oya bwanjye niko nabyumvaga kandi ikindi kintu buriya cyazanye njye mba ndi gutekereza numva ko wakora njye mbona wasubirana uriya mwana Chealse ukamuha amahirwe yawe ngo ugasubirana ko nta bundi buryo buhari bwo reba igihe wataye imbaraga zawe watakaje kuva mbere hose hanyuma ibintu bigahita birangira ku munota wanyu urumva ko ni ikibazo gikomeye Chealse uzi amakosa ye buriya kumubabarira akongera kuri ifuti nk'abiri ukamwifatira n'amaso ye none se man asanzwe abikora mbo keretse niba uzi neza ko asanzwe abikora mukamwarabije aho niho haba hari ikibazo urumva nawe bitabaye ibyo ngibyo n'undi mukobwa wese washaka bro nawe wasanga n'uwo batandukanye ari ibyo ngibyo bapfuye keretse byibuze bishobotse ukaba wamwiremera ukiremera uwawe utarigeze ubaho kandi ntabwo byakunda urabyumva ubwo nibyo bakora byose man aho kuba ni dayimoni utazi waba ni dayimoni uzi neza ukabona uko urwana naryo urumva ukemera ukabana naryo cyane ko niba ubuze ukuntu uvugana nabyo bigakunda nawe uvuga ngo urajya gushaka ikintu ubonye bwa mbere kuruta umuntu mwari mumenyeranye mwawe mumenyeranye uba umuzi ni nko kubyara umwana agakunanira burakoze Chealse ndamukunda byataye sinzi niba nabasha no kubona mufite ariko ndi kumva umutima wanjye utari kubyakira neza uburyo nabibonye ntakubeshye nanjye sinzi biriya bintu byabaye ukuntu byabaye
kuko byarantunguye kubyuka nyine ugasanga uri kumwe mu buriri n'umuntu utanazi noneho utanibuka ukuntu wahageze guhitiramo boyfriend bakagusangamo nta nubwo ashaka kunyumva noneho urumva kubwira umuntu ngo umuntu wasanze mu buriri iki biba bigoye nanjye kandi mu mwanya ndamwumva cyane ko nanjye ni mu mwanya we byambabaza cyane nuko nyine bavuga ngo wenda ariko tunabyihorera hari ikintu nshaka kugusaba imbabazi zo ntugire ikibazo rwose kuko ari amakosa ndayafite nawe urayafite urambabariye yego thank you so much ahubwo njyewe niba nakugoye nakwisabira serivisi ukamfasha waba ukoze pe ni ikintu nshaka kugusaba kandi cy'ingenzi wankorera cyaba kimfashije nta kibazo wambwira ariko wambwira turiho tugenda akagahunda naranifite nashaka gukora wambwira dusohoka nta kibazo ejo ubushize byarambabaje cyane ubu simbizi ko naga buriya rero hari ibintu bibaho hari n'ukuntu njye mwitegereza buriya nkanabitekerezaho nkavuga ati ushobora kuba ari ibintu byamuguririye atari ibintu yari asanzwe akora buriya bibaho abakobwa erega no muri biriya birimo ngo ni inzabya zoroshye urumva umuntu umubwira utugambo bakumva ni utuntu nyine tukamukurura nawe bamugarukira ariko ubundi ikosa ribayeho rimwe ukarihashya rikarangira umuntu ukamwereka inzira nyine ko yakosheje keretse ubukurikiye yongeye gukosa rya kosa yakoze naho bitabaye ibyo agakora irindi ukabona ndi rishyashya nabyo uramuganiza ukamwereka ko utabikunda akabimenya niba uri umuntu abaho gukosora undi kuko nawe ntabwo uri perfect urumva ni ibintu bibaho nyine mu biremwa muntu perfect okay rero nakora ibyo byose sorry niyo guhamagaye ndabona ari nimero ntazi turebe oya noneho Michael reka nkwereke inama ungiriye ni sawa ako nanjye umutima wanjye ukinyemeza neza ko mukunda wa mugani reka mbyirengagize sibyo mbyirengagize bana turi no mu bintu by'amagambo tujyeyo tubishyire mu bikorwa mubabarire tujye kumureba ko ndanamukumbuye cyane aho ni sawa cyane namukumbuye mukobwa ariko nawe baragukumbuye yarwaye umutima buri cyakoreka nk'ahantu yicaye nawe ari kugutekereza ahubwo ni murica umuntu uri kwica umuntu urubozo amande ahubwo se uri guhindura tugende guhindura ibiki ariko tujyane ndanamukumbuye olala ndagushimiye cyane kuba warabashije kumbabarira ni ukuri nanjye niteguye gukora igishoboka cyose kugira ngo relationship yawe igume ni ukuri nanjye kuba wanaje hari abantu benshi batabikora nubwo baba wenda baragize uruhare mu kwangirika kw'ibibazo ariko nyine ntibavuge ngo bagufasha thank you ndagushimira nanagusaba ubufasha ibi uri gukora ntago ari inshingano zawe ndabizi nta nubwo okay kubugiye ni ukumfasha n'umutima mwiza uri kwamfasha ntago bigoye njye cyo nshaka nukamenya ukuri kuko ubundi si uyu mukobwa nari we n'inzoga agatana n'abasore ndakubona ntakubeshye nanjye siko nteye ntabwo ariko ndi ni ibyahuriranye ni accident ariko tubyita accident gusa ikishoboka cyose ngomba kugikora ndakubwiza ukuri thank you ushaka ubundi inshuti nziza nyuma y'ibindi byose nta kuntu ntabikorera umukobwa mwiza ntabwo kuko uri mwiza uritonda narabibonye vraiment ngomba kubigukorera gatureba siko bizemera kuko uriya musore mu buzima bwawe kandi kumubura yego narabibonye wa munsi narabibonye vraiment
wabuze aho nabibonye byari ibintu birebire cyane. Rero ndagushimira no kuba waje nyine ntabwo nzi ko wabyemera nta nubwo nzi ko wakemera kumfasha wumve ngo njye icyo wansaba cyose niteguye kugikora icyo ari cyo cyose. Reka tubihindure kuri ngewe ahubwo icyo wansaba cyose nagikora kuko first of all nawe nanagukunze nakubeshya. So ntabwo rero nabona umukobwa mwiza nkawe w'igikundiro uri kugwa mu mazi like uri kwicara relationship yawe igufitiye akamaro no kuri niteguye gukora igishoboka cyose. You're welcome. Ubwo nyine nzakubwira umunsi umbwire nubwo utari bize tujyaneyo umusobanurire maybe ko wenda uri umuhungu mugenzi we ntabwo yakumva ko wamubeshya wenda bayumva abakobwa ni kwa kundi turabeshya dufite icyo dushaka ariko maybe wenda nicara akakumva mukavugana. Ngenda gusezerana nzakora igishoboka cyose kandi abahungu ndabazi ko nanjye ndi umuhungu nzakora igishoboka cyose kugira ngo mukonvike. So hagati aho rero ubwo reka ngende ubwo bye. Yeah. Are you okay? I'm good. Jesus Christ! Chaka, bararuze mu modoka ntabwo ushaka kubona ibintu bikorera hano. Ukuri ntabwo ari byo. No. Manda baratugenda. Chaka! Baby!